zabaho ibihe birusha. Shema. 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 Oui. Semana byagenze bite? Waje tukajya mu kazi. Hano kuno kumvunisha ma. Muzukuri birashimishije mu gihe ibihe byose twaba tugezemo, twaba turi mu bukene, twaba turi mu bikire. Karibu uregera. Yego egera. Biradusaba yuko duhora dukiranutse. Sifa kwa Mungu. Nta kindi Bibiliya idusaba. Iyi Bibiliya izigenda ikazenguruka ikavuga ibintu bitandukanye, ikatubwira ibintu bigiye bitandukanye. Karibu cyane. Shima Imana mutima wanje we yo shima Imana. Mwitonde nabumvishe kuko mwe muri abo mwibarabara ntimuzi indirimbo cyane, turajanirana siko. Shima Imana mutima wanje we yo shima Imana. Shima Imana. Yego komeza. Yego. Shima Imana. Haleluya. Bizogenda bikunda. Kuko irivuga ubutumwa byacu birasaba kugira ngo dukurire abantu ku musaraba. Ibyifuzo byacu nuko twese twegera agakiza. Kandi mission nimwe. Sindabibwira mwe muje ubunyine. Nitwa Evangeliste Steven. Natorejwe mu Bufaransa 94. Nakoranye na Lucky Dube. Lucky Dube muramuzi? Haleluya. Bene data, aha turi nta kindi bidusaba. Biradusaba yuko twebwe tubasha kumenya neza ko mission imwe gusiri hano. Oh haleluya. Kana gakunze cyane uzavamo akaririmbo keza. Yego. Mwese hanga muzabona ibitangaza. Umutima wacu nk'abakristu ibihe byose turimo biradusaba ko tugomba kwicara tunyuzwe. Watwara igare ugatwara igitoki nyugwa. Wahura na mugenzi wawe mwakuranye aha yatwara indege nyugwa. Maruka bitambuka byinshi cyane. Ungagura cyane ukurya abantu ukurya niki. We musore. Ubwo ndo guhamagaye ntabwo waba wagize hano sha uri kurya uri ku. Nibika ariko kuba uri kunyabiza. Nebeke. Wasetse. Umva nkubwire. Kuba uri kumpamagara nkuri guhamagara. Kutagira. Ibishingwe. Kubishira hano kuko atagira umuntu uza kwinjira amahanga akaza gutora ibishingwe yagiye ruguru. Aha ngaha hano buryo. Ubishyira hanga ku buryo nyine uriya gutwara ibishingwe atarenga hari. Uziko wasaze akazi nshinzwe muri rugo ntukaze shinzwe ki muri rugo guhata ibitoki bikavaho ibishingwe. Ubwo rero bakubwiye ko nzagenda nkurikirana ibitoki byagiye binyura muri uru rugo zoza mva mu gikoni nze kugenda nkurikirana ngo si ibitoki byaciye ngenda mbirunda. Ese ukwata ibitoki bishyashya ushinzwe akaye kazi hari ubwo winjiza ibitoki arakubwiye ngo wewe ibishingwe n'ibindi ushinzwe akaye kazi si umutekano. Ubwo udacuza umutekano w'isuku w'iki gipango nzova mu birungo 9 by'isombe. Isuku kere kunyereye utakorobye nabwo ukaba ari wowe wabyishe. Ubwo rero nzonyerera mu mbuga mvuye mu gikoni wanapfa ariko wagagara kuko niba ari umutekano n'ubuzima bw'umuntu nibyo mbashinzwe hanga. Ese hano hinjiyemo haduye. Ubwo ubuzima bwo kutikubita hasi ari shababu irinjiye ninde ubushinzwe si wowe. Zaheze bora zirinjiye. Umujuru winjiye avuye hehe uwinjiye manga hiranga muntu ye ni yahe ni yaryari nibyo rero mba ncunga wowe byawe nibishingwe. Ubwo boss araje bisanga aha nurangiza ngo ibishingwe ntago nza kugaburira uba watetse. Hasha uri umunyamurenge ubundi wowe. Ndi umunyamurenge. Kuba ndi umunyamurenge bivuze ko ngenda ntora ibishingwe muri iki gipango kuri gikarasi. Ubwo rero iwanyu muri inzobe tumuri abanyamurenge. Ubwo iyi ngozi yaje kurayireba niya dore kirananyerera. Nimara ngo ntori ibishingwe nge namata yangize urukara. Muzoyoge rero.
nudatora ibishingwe boss azabihasange n'ubundi arabizi ko nkora mu gikoni akazi nshinzwe no kumutegurira imeza no kumushiriraho ibiryo no kumutekera neza akajya nawe nkagutora None se hano hanze ntabwo wakora sukoro kwa hari boss umpemba ubwo hanze hose aba yarahange na koropari ya muri veranda hose ubwo rero mfata akazi ko gutobera umusekirite ujya garamye n'indani sange nafata n'akazi ko kugenda mfata ibishingwe mu gipangu bavuga ko ushinzwe amarembo gusa imodoka nayikingurira cyangwa tubihindura uza binayipakira none uyirekaza n'uya muhungu uza gutora ibishingwe nawe nzajye babwira ababyihorera mumfashe turimba akarimbo k'abana bitwa Vestine na Dorukasi ngwibuye ryo kwizera yampaye tijyari guhushago Ntibyashobokaga ko ntangara yego uraho pastor uraho cyane karibu yego karibu tubisha amakuru yego haleluya yego mwihangane pastor arahageze nubwo ngeze mu mwuka urakaza mushumba yego aha iri tsinda se ndabona ari wakoreye umurimo yego niho nakoreye umurimo uracyakunda ryavuga ubutumwa ryo kwibarabara kuri kose niko byagenze haleluya uyu niwe mushumba wanje reka baganirizeho gato karibu mushumba ngeze hano babwira iby'iminsi y'imperuka yego iminsi y'imperuka ni iminsi iruje cyane ndabona none mu rubyiruko rwinshi cyane uzi ko ukomeje gukomeza nguko n'ibishingwe n'uriya muhungu namubwira ababishingwe bajya bazanga kubitora nkamubwira nti wikirwa ujya n'ibishingwe utoranga hari umuhungu mfitemo hari yageze bitware abakiri hariya abijane jewe karibu mu gikoni nikorera ibishingwe uza amapeti ubundi ya gisirikare oya kuba ntazi amapeti ya gisirikare none se uzabaze kacera ari rya kangahe bazabikubwira ni peti uzi igitamaduni wowe uzi ibyo bita kwa ujumura uzi mucaka uraho ngo uzi prank gusa zo kwiyogoshesha nzagukupite katapura igifu nyawe kira ngo uhuye n'umuhungu wari inyabojo nge ndi umugome nakoze ibintu byinshi cyane umugongo nawutimbura nawukuramo uza ahantu nize cyangwa mbona no ku gipangu kugira ngo mbona arajanga uzi baba baranyohereje ahangaha ngo nze gukora ahangaha none se ujya ubona boss itambuka nkamukingurira ntavuge ukagira ngo se nebe iki bindi none se boss yavuga niki n'umusekirite ese ntuzamwibarize ngo kuki nta kintu uvuga n'umusekirite azakubwira njye ntabwo ndi wina ahangaha kacere nize mu Busuwisi imyaka 26 niga kibodashi komando hejuru cyane mu parakomando maruka mu ndege gutya simbuka nkubita hasi ko rero nawe uri kundenganya none ko ari ije uri yari amasipo uzi ko ubu nakubise umutwe ku gikuta wahita umeneka inkubita ukagira ngo ni baro yidunze none rero ni wowe urumva ko ari wowe ufite wize utwo tuntu n'uduki kandi rero kari agashiki ka boss ntabwo kantinye ubwo ugomba kumuhamagara ukumubwira byibuze akaza mfasha akazi niwe musekirite hano akaza arengeza ibishingwa akaza reka kujya gusa amasegonda nyine ubwo rero kugira ngo nzicwe n'akazi muri uru rugo ntabwo shaka ijwi rigera kure shaka guhamagara gake cyane teta ari hano cyangwa ari hano gutya ari hariya kumara none hari ahandi haraha teta ngiye guhamagara gatatu wumva ikibazo nyine aba bana baba baradusuzuguye teta we teta hariko sha mwibonye mwiki mwana wambaye duragaza abisilamu waje nawe wawashiye koye uri inzobe wayitaritse ku zuba waba mwiza se waruta amamera waba mwiza waruta indondori ziturika ku zuba ariko uzi ko wari mushiki wa boss uri gutonganya musambaniriki why you are sexing ntabwo ibyo bintu ari byo imibiri yacu mumenye ko ari isengero z'Uwiteka kandi ngo abantu batsemba urusengero rw'Uwiteka Imana izagira gute izabatsemba muhagarike kwiba abantu bakiriye Yesu Kristo w'umwami n'umukiza hano ni bande muzamura ibiganza abataramwakira batambuka imbere hano tubafashe ariko bataraza mama igira imbere gatoya pastor arakubonye ugize umugisha byawe birasubijwe ufite ikibazo hano mu mavi somela ifa somela tari ukimara igihe kingana iki nyimaranye nk'imyaka 2 byakugendekeye biti nakoze impanuka sinabona ubushobozi bwo kwivuza bwahagije hereza Imana icyubahiro amen
kubwo kwitabira iteraniro ry'uyu munsi hari ibintu Imana ihagaritse. Ntabwo uzongera kumva ayo mavu ukundi. Wagiye wivuza ahantu hatandukanye birananirana. Musengere mukozi w'Imana. Rambika ibiganza aho ngaho. Langila sangre de veres kiteme. Waisha na bashito. Rebeso tekene metai zikilivemo. Retokene metai. Amina. Muhereze Imana icyubahiro. Imana twiringira kora. Ni Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Mureke kwiringira ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Mwimike Kristo mu mitima yanyu. Babantu batarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza batambuka imbere hano tubasengera. Abantu batarizera Kristo batambuka tubasengera. Mwizere Imana. Mwizere Imana. Riba sakara takaya seke. Mukozi w'Imana dusengera bano bantu. Mana uri mwiza ibihe n'ibihe. Mutuze gatoya. Turagushimiye ko kuri Imana izitegeka. Amina. Turagushimiye ko Yesu Kristo uri umwami w'abami. waduhaye ububasha bwo Uri Imana ikora imirimo